Imana iguha amatwi y'umwuka yumva, Imana iguha amatwi y'umwuka yumva. Ni ku ijambo rivuga ngo byose nitwe tubitera, ariko uburyo bwo kujurira buracyahari. Ntabwo nabyibagiwe, byose nitwe tubitera. Dushobora gutuma biba byiza cyangwa tugatuma bitaba byiza, nitwe tubitera, ariko uburyo bwo kujurira buracyageze gute? Buracyahari. Wemere kujurire rero, bwira Imana ko hari ibintu ugomba kujuririra none. Arangije Yesu ashimwe. Noneho ngo aramubwira ati ibyo bintu numva, amubwira amagambo abiri. Jambere aramubwira ngo n'abantu ubu ikintu kitwica ni ugukura ikibazo kuri twe tukagishyira ku bandi. Reka da, nta muntu n'umwe uzajyana n'undi mu rubanza. Ukwiye kumenya ibintu byawe ngo ni abantu babiteye. Pole nta muntu wago. Reka nkubwire, ubugingo ntabwo ari koperative nshuti yanjye. Bakirisito tugana mu ijuru muze dushikame. Uhawe ikaze kuri Mosi TV. Iyi ni sheni ivugabutumwa, ijambo ry'Imana. Waza tukabana n'amasengesho, ushaka gusenga wabana natwe. Kurikirana iyi sheni y'ivugabutumwa Mosi TV. Mana ishimwe, turagukunda. Wibuke gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Ngwino mu muryango mugari wa Mosi TV. Namakuwani chamuko mbobishe Yona mbobisangu ndura Kumotima ubufiti banga Yukuringwa no kurwanirwa. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, ibice byaho 7, murongo wa 13 n'uwa 14. Uyu mutwe w'aya magambo ubwaho urakomeye. Uravuga ngo Imana ibasezeranya ibyiza n'ibibi, ubundi namwe mutinye iryo sezerano, murumva ko rikomeye. Ariko reka dusome. Haravuze ngo nindamuka nkinze ijuru imvura ntigwe, cyangwa nintegeka inzige ngo zone igihugu, cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira igicumuro cyabo, mbakiriza igihugu. Iri jambo rero narihaye insanganyamatsiko ivuga ngo byose ni twe, kandi impamvu yo kujurira iracyashoboka. Byose ni twe, ariko n'impamvu yo kujurira iracyashoboka. Kubera iki? Hambere natinye nahanira ijambo rivuga ngo Imana isezeranya abantu bayo ibintu byiza n'ibintu bibi. Ubundi iryo sezerano ntekereza ko uwagukubwira ngo haguruka ujye ku musozi, hari Imana iri bugusezeranya ibintu byiza n'ibibi, ntago wajyayo. Kuko icyambere bose ubundi ko n'ubundi byiza n'ibibi bisimburana, ko ariko padiri yavuze ngo ibihe bihora bisimburana iteka. Ubundi byiza n'ibibi ko bisimburana, ndajyayo kugirana. Wavuga ati n'ubundi ntihatazi ibyiza hazaza ibibi, ntabyo giye gufata. Tumenyereye yuko Imana iduhaye iduha ibyiza, ariko mwitonde ku muntu ishaka kwigisha, cyangwa ku muntu ishaka gukosora, cyangwa ku muntu ishaka guhana, ngo n'ibibi biraza. Reka mbaho urugero. Umugabo yashatse guhana yitwa Sawuli. Sawuli yari umwami Imana yatoranyije, imutoranya neza nk'abandi bami bamurekaramya Abisiraheli adahari, nta nubwo yabishegeye. Imana ituma Samweli kumwimika.
iramubwira ngo genda. Aranaburana aravuga ati nge ndi umuhererezi iwacu turaba Benyamini ntabwo dushoboye, ndashimira Imana idushoboza muyihereza icyubahiro ko idushoboza. Aravuga ati twe turaba Benyamini, cya kabiri ntabwo dushoboye, ikindi ngewe muri ibyo bintu simbishaka. Muzasanga mwimikwa rye ngo yaragiye ajya no kwihisha mu bintu, ariko ngo agira ibyago ngo yari muremure cyane, uburebure bwe bumukoraho, ngo yihishe mu bintu. Abantu batari ko twaba tugiye kwimika ari he, abantu bati singuriya aho yihishe, dore nguriya. Ubu mwese urebye ibintu Imana yabaturumbuyemo, nta muntu utari ufite ibyo yihishemo. Ninde utari ufite ibyo yihishemo? Uzavuga ko nta kintu wakoraga? Hari ibintu twari twihishemo, ahubwo nuko tutari tuzi ko Imana idushaka ku rwego rungana gutya. Sawuli rero uyu mugabo antera ubwoba cyane, Yesu ashimwe. Uyu mugabo ngo yihisha aho ngaho, ariko icyo ashaka kuvugaho ni kimwe. Urumva Imana imuhaye kuyobora, iramwemereye, arabyemeye, ibintu byose sawa, ariko ngo habamo ikibazo. Ngo Imana iramubwira ngo mu bintu bya mbere ngo uhamagare ni ukunyumvira, icya kabiri ni ukurimbura abanzi banjye. Iramubwira ngo abanzi banjye ba mbere ni Abagagi, Abamaleki. Abamaleki baramemukiye, Abamaleki bari barahemukiye Imana, nshuti zanjye. Bajyaga barwanyije Abisiraheli, babimye n'inzira bari gutaha. Ariko si icyo gusa, bajyaga bakora ibintu bibiri bibi by'ubugome, ngo batemaga ibitsi by'inka zabo, ndetse ngo n'abasaza bakabatema. Abasaza n'abakecuru bamwe bagendana intege nyine basigara inyuma bakabica umugende. Ibi bintu ngo bibabaza Imana ibirahirira ngo ni ukuri nzarimbura Abamaleki bibagirane ku isi y'ababaho. Buriya rero indahiro y'Imana iyo utayubahirije ni wowe ubigenderamo, niko bigenda. Imana iravuga ati ndirahiriye nzamaraho umuntu witwa Umwamaleki. Sawuli rero niwe wari ubaye umwami wa mbere, yaraje asimbuye Samweli. Samweli tubona ko biri mu tubwira ngo yari ameze nk'uwitwa Melikisedeki. Melikisedeki simuvugaho kuko biraza kuntwara umwanya, ariko tumubona ko bavuga ko yari umwami w'i Salemu, tukabona amagambo bamuvugaho. Hanyuma Samweli aza afite ibintu nk'ibya Melikisedeki. Melikisedeki uyu nguyu yari umutambyi, akaba umwami, akaba n'umuhanuzi. Samweli nawe yari ameze nk'umwami, ari nk'umutambyi, ari nk'umuhanuzi. Turimo turajyana, ibyo bintu byose yarabikombinye, yarabifite. Noneho ngo Imana ibwira Samweli ngo ubwire Sawuli ngo icyo ngushakaho ni ukunyubaha no kuvanaho abanzi banjye. Sawuli ati ibyo bintu biroroshye, nzabakubita upfa kuba ari we wabivuze. Ubwa mbere ahawe misiyo ya mbere ni ijambo nshaka kukubwira ahangaha ngo nushake wubahe misiyo y'Imana, kuko misiyo y'Imana yaguhesha umugisha cyangwa ikawukwimisha. Nubona Imana iguhaye misiyo jya uyihagararamo neza. Yesu nashimwe. Yewe we Sawuli ngo agezeyo aganzwa n'ubwiza bw'ibintu n'ubwiza bw'abantu. Yareba abantu n'amatayi abati sinakoraho, yareba Agagi n'ubwanwa n'ukuntu akeye n'amafaranga afite sinakoraho. Aratinya, arababwa, reba inka z'ibiduhagire, biduhagire muzabibona muri Bibiliya yaranditse ngo warokoye ibiduhagire. Ikintu cyambabaje uyu mugabo ngo yari amaze imyaka 2 gusa, ibiri akorana n'Imana, ivugana nawe ati ndaje nitwa Ishobora byose, ninjye waguhamagaye ngo utereka mu bwami, nitwa Imana, mvuganye nawe ngo nzagendana nawe nk'uko nakwimitse, nzakomeza mbikora. Abantu amashyi bati kaci, Imana niyo yamwimitse iracyavuga. Nubona mu rugendo rwawe Imana icecetse ujye ugira ubwoba, kuko hari igihe kuvaho. Umuntu agakabakaba mu nzozi, agakabakaba mu iyerekwa, agashaka ijwi akaribura. Kandi yabikuvuza neza ati nanjye isigaye insura mu bintu bizakunezeza. Ntuzanezezwe no guhabwa amakuru gusa, kizakubwira ko Imana ibana nawe nuko nawe ikwisurira, nuko nawe ikwigenderera, nuko nawe ubonana nayo. Uyu mugabo ngo arokora ibyo biduhagire, araza ahisha mu gikari hirya y'irido. Buriya hirya y'amarido yacu harimo ibibazo. Hirya y'amarido ya Moyize Imana niyihaze. Hirya y'amarido yawe Imana niyihaze mama. Hirya y'amarido yawe ni Imana niyihaze, mwabakozi b'Imana.
hirya y'amarido yawe hazwi n'Imana n'umutima wawe mwenyine. Ariko ngo ahura n'umuhanuzi udacekeranya witwa Samweli, ngo yaje kumuhobera amwiyoberanyaho, aza kumuhobera n'ibineza neza asimbuka, aramubwira ngo mukozi w'Imana, muntu w'Imana, rwa rugendo twagiyemo twarukoze neza, twumviye Imana, twahanuye nk'uko yavuze, twasenze nk'uko yavuze. Data wa twese, ibintu twabikoze nk'uko Imana yabivuze. Hano haritonderwa. Amaze kubivuga kandi yamuhoberanye ubwuzu, aho niho Imana, aho niho umuntu w'Imana atandukanira n'abakabakaba. Aho iyo hageze hakora icyo bita imboni y'Imana, kuko mu bigaragara amaso y'abantu areba bugufi, ariko amaso y'Imana ngo n'agashishi k'umukara kicaye mu ijoro ry'umukara kari munsi y'urutare rw'umukara, aho naho Uwiteka arahabona. Imana ishimwe. Uyu mugabo Data wa twese ngo aramuzimanganya pe, abati rwose ngo ariko Samweli ajya mu mwuka. Undi abonye agiye mu mwuka agira ngo agiye kumubwira ati Imana yawe iraguha umugisha. Uko niko abantu ba none barimo bica amaso y'abahanuzi, agera iwe akabamukubisa n'ifiriti, akamukubita inkoko n'ibindi, aho kwinginga Imana ngo imuhe amakuru ya nyayo, agahanurira mu marangamutima y'ubugari bw'abandi yariye. Ariko Samweli atitaye ko Sawuli ari umwami, ngo yahise avuga ati niko Sawuli we, ko uri kumbwira ngo urugendo warugenzemo neza, none nkaba numva hariho gutamatama. Ati uko guhogerana kw'inka mu by'ukuri ntabwo zumvikanaga, ntabwo zabiraga ngo uzumve mu matwi y'inaha ngaha, ariko mu matwi y'umwuka yarazumvaga. Haleluya! Imana iguha amatwi y'umwuka yumva, Imana iguha amatwi y'umwuka yumva. Ni ku ijambo rivuga ngo byose nitwe tubitera, ariko uburyo bwo kujurira buracyahari. Ntabwo nabyibagiwe, byose nitwe tubitera. Dushobora gutuma biba byiza cyangwa tugatuma bitaba byiza, nitwe tubitera, ariko uburyo bwo kujurira buracyageze gute? Buracyahari. Wemere kujurire rero, bwira Imana ko hari ibintu ugomba kujuririra none. Arangije Yesu ashimwe. Noneho ngo aramubwira ati ibyo bintu numva, amubwira amagambo abiri. Byambere aramubwira ngo n'abantu ubu ikintu kitwica ni ugukura ikibazo kuri twe tukagishyira ku bandi. Reka da, nta muntu n'umwe uzajyana n'undi mu rubanza, ukwiye kumenya ibintu byawe. Ngo n'abantu babiteye pole nta muntu reka nkubwire, ubugingo ntabwo ari koperative nshuti yanjye. Ibyo bintu wigira nushaka kubishyira hasi, umuntu Imana izamubaza ibye point entre. Ngo n'abantu, undi aramubwira ati n'abantu, undi ati akiri muri ibyo aramubwira ati ariko kandi nabizanye ngo mbitambire Imana. Noneho abonye ko ku bantu bidafata, none atangiye kwerekana ko bishobora kugira umumaro mu bwami bw'Imana. Ariko yamubwire ngo ibintu byose wakora muri ubu bwami bihumanye ni zero, kuko Imana yacu ntabwo iterwa inkunga. Imana yacu irashoboye, Imana yacu ntabwo itira, Imana yacu ntabwo ari umukene, iravuga bikaba, niyo itegetse birakomera. Haleluya! Umuntu yiringira undi, bwacu umwuka ugahera, bakamushyira ipamba mu mazuru bakamujyana muri maruka. Ariko wakwiringira Imana, haleluya, n'iminsi yawe ikazaba myiza. Kwiringira Imana ntako bisa, kwiringira Imana biruta kwiringira abantu. Yesu nashimwe. Aramubwira ngo niko Sawuli. Undi ati karame, ati none ibyo bintu uri kuvuga urabizi neza? Undi ati cyane, byari byo guhitambira. Undi aramubwira ati none se kumvira Uwiteka ntibiruta ibitambo? Iryo ryari ijambo rikomeye. Amwongeraho ijambo, buri gihe iyo nigezeho ndarira, Imana intabare, amarira ntatakare. Aramubwira ngo Sawuli we,
nubwo wigayaga kubera ukuntu yigayaga cyajya avuga ngo ngende umubenyamini ngo ngende mutoya iwacu ntitwayobora nimuza gukurura murasanga muri twese hano nta muntu n'umwe utigaya nta muntu n'umwe Imana yahamagaye adafite inenge n'ikinego twese twarigayaga twari abantu badashinga bamwe bari bararwaye amavunja abandi bari baragiye banywa inzoga saa yose abandi bari barasambanye abandi Imana iraza ititaye kuri ubwo bubi iduhehaho umwanda w'abadayimoni iramubwira ngo Sawuli nubwo wigayaga darete for the be as my shike foke iramubwira ngo nubwo wigayaga sinakugize umwami w'imiryango 12 y'Abisiraheli nubwo wigayaga sinakugize utegeka abandi reka nkubaze nubwo wigayaga Imana ntiyakubahishije nubwo wigayaga Imana ntiyasobanuye ibintu byawe nubwo wigayaga Imana ntiyagiye gukingiriza kugeza na bugingo nubwo wigayaga Imana ntiyitamurira bigasobanuka nubwo wigayaga nta maboko y'Imana wabonye ku buzima bwawe tatarara nubwo wigayaga Imana ituzana twigaya Imana ibikora twigaya Imana igaragara twigaya hashimwe Imana itarebera mu maso nk'ay'abantu hashimwe Imana yibuka umuntu hashimwe Imana irwana intambara hashimwe Imana iduhanagura amazina y'abantu hashimwe Imana icurukura ibyo bacuritse hashimwe Imana tuba tuvuze impundu abantu baravuze ngo ntago zizavuga hashimwe Imana haleluya hashimwe Imana hashimwe data hashimwe papa hashimwe wicaye ku ntebe hashimwe waduhamagaye hashimwe Imana idakora nk'abantu hashimwe Imana itaturebera mu ruhu rw'abantu sheneberara feyasiyaba shedizema Imana ihimbazwe niba muyifite haleluya ndayibahaye muyifite kugucira kari urutego uza abantu bagiye bubaka ingo bavuga ngo ntibazabyara abandi bati bavanyemo itarisi abandi ngo ntibishoboka abandi ngo ntibazarumaramo kabiri abandi ngo ntibafite abandi ngo ntacyo batunze abandi bati ntago yagiba umugabo abandi ngo ntiyaba umugore ariko ndashimira Yesu nubwo twigayaga Imana yatubonyemo ab'umumaro banone no mu gihe kizaza hashimwe yakubonye ndagira ngo nkubwire ngo aho wicaye ni imitsi ya Yesu ni imitsi ya Yesu shatse wamuhereza icyubahiro abandi ngo azahera kwishiga abandi ngo ntawe uzamuvugisha abandi ngo nta giseke kizinjiriwe abandi ngo nuko byagenze abandi ngo yataye umuco abandi ngo ninde wamureba abandi ngo ninde abandi batazubaka nka nyina tushimira Imana ndikuhanura ndimo mbahanurira ayo magambo nukuri nagera kugira ngo wowe bavuze ibi ndikubareba ariko Imana iri kumbwira ngo nimbabwire ngo yabatwikirije amaboko yayo akomeye yabatwikirije kugira neza kwayo irangijijemo kabira amasezerano y'abantu ayo bavuze yatesha agaciro irambwiye ngo umugambi wayo ni mugari ku bantu bayo irambwiye ngo yitwa Nyirihumure irambwiye ngo ihumure ryayo nirigari haleluya Yesu ashimwe iyi Imana irashoboye utayiza azayimenya niba waruzi ko Imana idakora ariko ni Imana ikora niba waruzi ngo yarakwibagiwe ntago yakwibagiwe n'ikimenyetso cy'uko itakwibagiwe nuko ugihari iyo yaba yarakwibagiwe baba barakujyanyeho abandi bagiye imva yawe yamezeho ibyatsi ubu ntago uba ugihari inshuti yanjye hashimwe Imana ivuga hashimwe Imana ikora hashimwe Imana yumva kandi ntiyitiranya amazina ubu Moyize ntago yamwitiranya na Rubare ntago Rubare yamwitiranya na Batista ntago Fororasi yamwitiranya na Mama Kanyara ntabwo bishoboka wowe uri munyumva ntago ishobora kukwitiranya n'umuntu wari we wese niyo mwaba mwitwa ba Kerere muri miliyari imenya Kerere wayipfukamiye ikamenya Kerere uri kurira ikamenya Kerere ubabaye ikamenya Kerere watawe ikamenya Kerere utagira kivurira ikamenya Kerere ikanamumenya rimwe na rimwe ataranayimenya ikamuteturura rero
ihimbazwe rero, ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Nubwo wigayaga Imana yawe yari ihari. Nubwo wigayaga Imana yakoze ibyo abantu batatekerezaga. Nubwo wigayaga amaboko y'Imana yaragaragaye. Nubwo wigayaga hari igihe twigaya kugeza no ku rwego twiyambura ibyiza, nawe ukumva ntibigukwiriye, nawe ukumva ushingiye ku byo wumva, ushingiye no ku byo ubona, ushingiye no ku byo ubamo, ugahita wikatirwa bati ibi ntabwo binkwiriye, ukigaya no ku rwego nta n'uwaguha amakuru ngo uyemere. Yusa niyo bagati baramanuraga wumva Imana itavuga, nase ugiye kumva Imana itavuga nuko yarebewe kwibaho. Yarize yiga segonderi yiga kaminuza, arabizi neza. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo Satani yaramubwira ati ceceka, Imana ivuga ryari? Ibintu wanyuzemo wabonye harimo Imana? Kabati ntayo. Kabati n'ubundi nibyo ndya, nta mashuri, nukurwana kwanjye ngashakisha nkagerageza, ariko wenda cyangwa se ababyeyi hari ibyo bamaye, hari icyo bita base y'ababyeyi. Ibi nagira nkubwire ngo Imana uzayubahe, Imana uzayubahe. Ariko uzi ko hari umuntu wigeze ndeba aravuga ngo bene runaka, avuga amazina ya data, aravuga ngo tumeze nk'igihugu cyasibwe ku ikarita, kuko yari abizi ko kera papa umbyara bamwitaga asezeye ku bukene. Iwacu nibwahabaga dufite nka nyinshi, dufite iki, ariko arebye urwego turiho aravuga ngo tumeze nk'igihugu cyasibwe ku ikarita. Umuntu ashobora kukubatiza bitewe n'igihe akubonyemo, ariko nayo mubwira ngo ibatiza itagira amazi, Imana ibatiza itagombeye amazi, izakubatiza amazina y'abantu ahagarare. Haleluya! Izakubatiza amazina y'abantu ahagarare, izakubatiza ayo bakwisarangira, izakubatiza bose babimenye. Ubu uwo mugabo ageze akavuga ati mwanyemerera, yaratubwiye ngo inama y'umuryango ntakaburemo, kubera ko ariko yari yaravuze ngo twasibwe ku ikarita neza, arabivuga nta nubwo. Ariko ibirori byabaye iwacu niwe wari kuvuga amagambo, yavuze ati iso yamaye nk'abasha ntabwo navura kuza hararara. Kera se ko yavuga ko twasibwe ku ikarita, inka ntiyari iryamye iwe, ntiyari ihari se? Imana itabihinduye, Imana itaguhinduriye amateka, abantu bagukandagira nka puberi, Imana itagutabaye, abantu bakwicara hejuru. Ariko nagira ngo mbabwira ngo ni igihe cyo kugira ngo wasizwe n'Imana, umuntu ufite isezerano ryayo ahaguruka asenga. Mureke ibintu byo gukata unyura ahantu udanyura aha. Reka nta muntu unebwa mu mubyizi umureba. Umubyizi wawe ni uwawe, ikiraka cyawe ni icyawe, ibyo ugomba gukora urabizi. Kandi reka mbabwire, njyewe sinabikora, buriya njyewe ntabishoboye nabivamo, n'abandi ntabyo ushoboye kandi ntacyo wangira utese, wandasasa wapi, ntacyo mujye mureka ibyo bintu kunyura hano, va muri ibyo, uranebwa mu bikureba. Kubera iki? Ibyawe ni ibyawe. Nubwo waje wiga wakoreye Imana nigushyiraho zero, ninde uzayigukuraho? Nshuti yanjye, ninde uzayigukuraho? Ibyo bintu urimo ni biki? Nta muntu n'umwe ushobora mushobora yambwira ati kuki uza urwaye? Ni ukubera yuko mfite ijwi rintegeka riruta iryiwe. Abafite izo makabwa ati urwaye jya uryama, ariko nanjye ngumva ijwi ribwira ati genda, mvuganye nawe. None se nayangira? Ndabivuga nk'ubu ndarwaye, ndabivuga mu kanya nkumva ndarembye, ariko nkabwira Imana ntacaka akabyizi kavuyeho. Iminsi yanjye yo kubaho izashira, nzavina kuko sinzahora nk'umusozi. Niyo Imana yambwiye kurama koko nzanarama, ariko nubwo yabivuga ntabwo nzaturaho, kuko nabasogokuru na ba data na ba mama barapfuye. Ikimenyetso cy'uko nzapfa nuko nabambyaye bapfuye. Hanyuma se niki gituma wikatisha amakorosi? Mwabonye umurambo ukora ku rugihumeka rero. Nubwo wigayaga, Imana niyo yagusobanuye. Urebye dosiye zo kugusobanya abantu bakoze, urebye dosiye zikwangiza muri sosiyete, nta n'uwari ukwiye kuguhamagara mu nama y'isibo. Ariko turashimira Imana yaduhonoye dosiye z'abantu. Imana yarakoze hejuru y'izo dosiye z'abantu, ko yadukoreye dosiye ituma twigaranzura ababisha. Ukigaranzura ukambara bigakunda, ukigaranzura ukarambura amaboko bikemera, ukigaranzura nawe ukavuga
hanyuma hakagira abantu bagutega amatwi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Arangije uyu mugabo rero ngo yigeze aterwa n'ikibazo ngo umwuka natinye Imana irera, ni nako ijambo ryayo rivuga. N'abamarayika n'ibizima n'abakuru niyo ngo bayiramya ngo bahora bavuga abitwa abaserafi. Turimo turajyana abaserafi ngo bahora imbere y'Imana bangure. Uruva Imana ubuzima bwayo ni ukwera, ariko ngo iyo ishaka gukosora umuntu ngo ijya yiyeranja ariko Imana ibabare ntabwo ari ukwiyeranja, igikora ku buryo ngo ibona n'umwuka mubi, kandi bikagaragara ko ariyo uvuyeho. Ku mwuka mubi wajya kuva ku Mana ugatera Sawuli agatavuza ngo kanya gatangira gata ubwenge kaba yikubise hasi igicuri ngo bagamagara ka Dawidi kagacuranga gacuranga kabara kangutse Timega kakana ni kenende. Murumva Imana ngo iramukosora ngo bapfuye gusa bapfuye ko yabitambitse ibirenge. Imubwiye ati nkubitira ababisha ngo aranga, iramubwira ati sinzongera kuvugana nawe, haba mwiyerekwa no mu nzozi, haba mu ndoto. Abahanuzi bazakubwira n'abantu nzaba nayobeje, nzajya niyeranja mbahivangirwa, bavangirwa bakuzanira ibicupuri. Imana muyikomereho. Imana yiguhagurukanye kumerera nabi. Uziko yamwimye iyerekwa Samweli ngo arapfa, ngo anapfuye mu bantu bariho bose abura n'umwe wamuhanurira, abura n'umurotera n'ukuri kw'Imana, ngo kugeza ubwo ajya kureba ngo n'abapfumu yari yarabishe ngo bamubwira ati nta muntu basi w'umupfumu mwambwira bati harahari ariko ntago yaguhanurira. Ngo agenda yiyoberanyije, ngo ageze aravuga ati ko wiyoberanyije atari urumva rwose turase ubu nuranyica undadoya kitinkwica tindeberamo basumbwire ko bimeze. Ngo aravuga ati ushaka kandi ati mpamagarira Samweli. Ngo aramuhamagara ngo azamuka ikuzimu, abera bapfuye bari bakiri ikuzimu, ngo azamuka ameze nk'Imana. Ngo umupfumu ngo ayikubita zabatumureye ibicu datinike ati ndabona haje Imana. Ngo Sawuli ngo ahita yimunyamunya ngo yiyubikamo umutwe ngo azike nyine Samweli aje agiye kumucira kari urutega. Kankubwire nyuma y'igihe si igihe ngo yubitse umutwe Samweli ahubwo azaje kumurangiza. Aramubwira ijambo rya mbere yamubwiye ni nabi gusa, unkanguriye iki? Kabi aramubwira ngo uwo mwana ni byose, aramubwira ati ntabwo zabura gupfa, never n'urwo rugamba ntuzarusinda, nta kintu kirimo, ahubwo ejo uzasanga hondi, ejo n'abahungu bawe bombi wowe n'ibihungu byawe kare muzasangayo. Abaramubwira ati nyine karibu, ni nko yamubwira ati ngwaye karibu. Buriya yarahawe amahirwe amwe gusa yo kwitunganya, ariko ayandi ntayo yari agifite. Bene data, Imana ihimbazwe ko kiduhaye amahirwe yo guhagarara muri uyu murimo. Nitwe dushobora kubyica cyangwa tukabikiza. Desa peta ko asepe henifone ma umwanditsi yavuze ngo nindamuka nyinze igihugu nkaramuka cyangwa neze mugiga pede zankofa cyangwa nkemera kwinzige zone igihugu. Ubu dufite ibyonnyi tasema, ibyonnyi birimo byonnyi zabibu, ibyonnyi birimo byangiza umurimo w'Imana, ibyonnyi birimo byangiza abaririmbyi, ibyonnyi byangiza ibyacu. Hore tariye bone shari gone hebia ariko so adiaba ivasi kanso. Imana yavuze ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibagira umwete wo gusenga, irya mbere nzabumva ndi mu ijuru. Rya kabiri mbakize igicumuro, Imana itweze. Irya gatatu mbakirize n'igihugu. Ntabwo ari igihugu gusa, burya Imana ikiza n'itorero. Ntabwo ari itorero gusa, Imana ikiza n'ibyacu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uburyo bwo kujurira burahari, ariko yavuze ngo abantu banjye ibyo bintu byose nibabyumva bakamenya ko bihari. Ubundi se mwebwe murebye murabona tudakikijwe n'ibitugose bitugoye bihari, kandi bishaka kugira ngo bitwangirize uruzabibu. Nta wundi bishaka ni njyewe nawe, nta kindi bishaka ni ibyacu, kuko abantu batuye ku isi. Burareka nkubwire, utaravuganye n'Imana ntiyavuganye nayo, ariko wavuganye n'Imana arahari, kandi Imana imufiteho umugambi. Imana muyihereze icyubahiro. Yesu nashimwe. Uwavuganye n'Imana arahari, imufiteho iki? Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Imana imufiteho iki? Imana igufiteho umugambi. Nta muntu n'umwe wakugiraho umugambi kurusha Imana. Ariko ibyonnyi birahari, ariko Imana yavuze ngo
nindamuka mbonye, kuko harimo n'akantu k'akaboko k'Imana, mwemere ko iyi minsi ya nyuma turimo n'ibyo turi kunyuramo harimo n'akaboko k'Imana kugira ngo ibyahanuwe bigire bite bisohore. Aya magambo yandushije imbaraga, aya magambo yandushije uburemere. Nindamuka nyinzi dosikefo, uzi kurwana n'urugi Imana yakinze, uzi kurwana na bariyeri Imana ifite mu kuboko, uzi kurwana n'igihanda kandi Imana ari ikikubwiye ngo nigihagarara aho ngaho. Ariko merutse kwakira ubutumwa burandyohera, burananyica, buranafasha. Menya yuko ibyo byose Imana ishobora kwemera ko igihanda kikugeraho, ariko afo atihestika ikasi idohosi berna tatika itiafa. Mu gihe cy'icyo gihe kimeze gutyo, akaba ari nabwo Imana igaragara. Kubera iki? Naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, naho ingabo zahaguruka ari nyinshi, ngo Imana ifite ubundi buryo ijya edasikapa, ijya ibwira umubisha ngo icara hariya, ikamubwira ngo dore n'umwana wanjye nguri, ngo ikaguhagarikira, ikaba ati mwana wanjye irya, ikaba ati irya. Umubisha wawe nawe ngo agahekenya amenyo, arongera aragiye wewe, arongera arabyaye, ariko ngo adashobora kugira icyo agukoraho. Mana we ntabwo byumvishe, akajya yikunguza, ariko ububasha bwo kugira icyo akutwara, cya kindi kiba gihinduka igikuba, Imana ikakimwima, ikemera kagukanga, ukajya uvuga ati aranyishe, arandangije mu by'ukuri, kandi koko ukabona ibikwica biraho, ariko Imana ikakurinda ko ibyo bikwica bikugeraho. Imana ikajya igukingiriza, Imana ikaguhagararaho. Yesu nashimwe. Imana ngo ifite ubwo buryo, igihagarara ku muntu wayo, ikajya imubwira ati irya, ukarya n'ukuroga hari, twita ugatwita n'uwakuzinze agihari, genda ukagenda n'uwavuze ko utazigera uvaho araho, kora ugakora n'uwaroze ibiganza byawe ari aho ngaho, byara ukabyara n'uwavuze ko umva utazigera ubyara araho. Ndashimira Imana rero, ariko ngo ni muri ubwo buryo bwo kumenya ibihari, bwo kumenya urugamba, isura yaro, uburemere bwaro, abantu ngo bakamanuka, bagaca bugufi, bagapfukama, bagakutiriza, bakabwira Imana ngo kingura. Imana ngo yabona ubwo bwitange ikabumva. Ibyo ni irya mbere. Kabiri, ikababohora, ikabakiza. Gatatu, igakiza igihugu kandi ikabohora ibyabo. Tugiye kujurira rero, tubwire Imana ngo burangare bwose tukaba dufite butubabarira, ariko tujuririye ibyacu. Turajuriye, dushaka ihumure, dushaka amahoro, dushaka ineza, dushaka ubutabazi, impundu zivuge, umunezero uboneke, ibiganza byacu bihumanure, hindura ibintu, kuko Imana ishobora byose. Yesu nashimwe. Haleluya. Mukobwa ngo yari afite ikibazo cy'uburanga, ariko bakajya bamureba ikijisho kibi, agiye imbere atera ikorasi, kabati umunsi umwe nzigendera musige, yabanga umunsi umwe nzigendera mbasige, ngo n'aba bandi nabo kuko bari baramurambiwe bakajya bikiriza ngo ayo mahirwe se twayakura he. Hariho nayo yamubwira ngo aya mahirwe yo kuba imbere y'Imana nitwe tuyafite, kandi amahirwe nitwe twumvisha ubu butumwa. Hari abari gukubitwa inkoni nk'izawe nshuti yanjye, hari abari kurira amarira nk'ayawe, hari abafite imiborogo nk'iyawe, hari abazinzwe nkawe, hari abarozwe nkawe, hari abafite intambara ziruta n'izawe, ariko badafite aya mahirwe. Wowe uyagize ntuyakereze, wowe uyagize ntugire gute, ntuyakereze, ntukereze amahirwe Imana iguhaye, kuko Imana itanze amahirwe ibivuze ngo baho. Yesu nashimwe. Ibivuze ngo hari ibintu ngiye kudoda, hari ukuntu abadayimoni biyeranja bakabishwanyaguza, wareba ukabona nta buryo buhari. Ariko nagira ngo mbatangariza yuko Imana nyir'ubutware izi kudoda iby'abadayimoni baciye, izi kudoda iby'abadayimoni bashwanyaguje. Imana igiye kugusana, kuko yaravuze ngo nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, uzongera gusohokera mu mbyino n'amashakwe y'abaririmbye banezerewe, wa mwari wa Isiraheli. Reka nkubwire nshuti yanjye, hari ikintu cyitwa gukuraho inkuru z'iterabwoba ry'abadayimoni. Impundu zikavuga, kabona nubwo utabonaga irengero ryazo, ariko Imana igufitiye impundu. Imana igufitiye iki? Ongera uyikomere amashyi yo kabyara. Mwongere dusengane, duhamagare Imana yera.